Amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero tuje kubabwira amakuru yuko insengero zimwe na zimwe zagiye zikurwa mu mubare. Nindangiza uru rugendo nzicara hasi nirutse. Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube w'insengero zitazongera gukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuko mwabibonye umuriro wa Pentecote no bahereyeho barakomeza Beteli, izo zigenda ariko uyu munsi twabazaniye urundi rutonde rw'insengero zitemerewe gukorera mu gihugu, ariko tubazanira n'urundi rutonde rw'amatorero 7 yemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko rero mumaze iminsi mubyumva, mwabyumvishe, ndumva hamaje gushira nk'ibyumweru 3 babavuga ko insengero zifunzwe. Ubu rero uyu munsi tuje kongera tubabwira andi makuru mashyashya noneho agezweho y'insengero zakuwe kuri listi y'insengero zigomba kuzakorera mu gihugu cy'u Rwanda. Twabasaba kugira ngo mutege amatwi, mugumeze kudukurikirana, ntimukureho urushinge kuri uyu muyoboro wacu. Ese uvuga ati nanjye itorero ryanjye ryaba riri hehe? Ese naryo ryavuyeho? Ese riracyakomeje? Nimba rikomeje, ubwo ngubwo turabibagezaho, nawe uraba wumva icyiciro murimo. Rero nkuko mubizi, mu nama yashize yahuje abayobozi b'igihugu, bavuze yuko umukuru w'igihugu yavuze ko adashaka akavuyo rwose. Aravuga ati nta nubwo byakunda, kandi koko natwe turebye namwe uko mubibona ibintu by'insengero cyangwa by'amatorero byari birimo akavuyo. Reka mwumve aka kantu ka His Excellent ukuntu abivugaho ibintu bijyanye n'amatorero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi. Ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Nkuko mubyumvishe rero, ibintu by'akavuyo mu matorero, ngaho umupasiteri atonganye na bagenzi be aho bakoranaga umurimo, ati ubwo bivuyemo ngiye gushinga iryanjye. Ngaho ugasanga ibintu by'amatorero, amadini yari yarazanye akavuyo. Perezida ati rero nimubireke, nimureke ibyo bintu by'amatiku, ibintu by'akavuyo, ibintu by'akajagaro. Hano hari urusengero ku buryo twe tugeze aho tujya tubona bigiye kuzaba urusengero mu isibo. Ugasanga urugero nka ADEPR, ugasanga mu kagari ifite insengero zirenga 6. Ubu mu murenge ugasanga ni insengero, aho ukandagiye hose ni urusengero. Perezida rero yabikomoje aravuga ati ako kavuyo ni mukagabanye. Rero nta kundi kukagabanya. Insengero nkuko mubizi twe tumaze iminsi zarafunzwe, insengero zitujuje ibisabwa. Ese ibisabwa yaba urusengero, ubu hari ibindi biri kureberwaho bundi bushya. Ubu ngubu nkuko mwabyumvishe, barebaga ku nsengero zabajuje zifite umurinda nkuba igihe haba haje icyago cy'inkuba, zifite ikigega gifata amazi, gifite n'isuku, zifite ari insengero nziza zifite amasuku. Nk'ubu ngubu hari insengero uburyo ugasanga nta wese, ni wese y'uduti 2. Oya, ibyo ngibyo kandi koko
haba handuramo abantu benshi, abadamu batwite, si n'ibyo n'igitsina gore n'igitsina gabo. Ugasanga ugiye mu miyenzi hahandi bavuga ngo bana maraseke iki, oya. Ibyo rero nibyo leta y'u Rwanda yavuze ati ibi bintu ntabwo bikwiriye muri iyi sosiyete, muri iki kinyejana. Ikindi ni inzaduka, aribyo nahoze mvuga. Mu kanya ugasanga urarakaranyije n'umupasiteri mwakoranaga ati ngiye gushinga iryanjye. Ayo matorero atazamenya ubuzima gatozi bw'abakristo, atazamenya ngo dufite abakristo aba n'aba, ese tubagenera iki, ahubwo iby'ayo matorero ugasanga ni ibintu byo konka urukwavu rukuze ngo nirwo rusigaye rwonka abana. Rero ibyo bintu byarebweho neza na leta y'u Rwanda, iravuga ati ibi bintu by'akavuyo ntaho twaba turi kujya, ntaho twaba turi kubaka, nta naho twaba turi kuva cyangwa ngo tugere. Yaje rero guhitamo, iravuga ati izi nsengero nizibe zifunzwe nk'uko mumaze iminsi mubibona, ati insengero. None ubu rero urugero bye bigezeho byari bikabije. Ubu none bigeze ahantu bavuga ati izi nsengero mu rwego rwo kugabanya akavuyo, ADEPR nifata insengero 3 mu murenge, n'indi hari urutonde rw'insengero zasenwe zavanweho burundu. Urwo rutonde rubanzirizwa na Pentecote y'umuriro, hakaza Beteli. Izo zose ni insengero zagiye zisurwa zisanga zitujuje ibisabwa, mwarabyumvishe. Ugasanga mbese ni insengero ziri mu kirere nta buzima gatozi. Ubundi insengero zose hamwe muri rusange, insengero cyangwa amatorero yemewe ni amatorero 7 ariyo tugiye kubagezaho. Itorero rya mbere, itorero rya mbere kuko mubyumvishe ni itorero rya Katolike. Katolike yemerewe gukorera mu gihugu. Kugira ngo bazitoranyize insengero, bagendaga bareba insengero zifite ibikorwa remezo bishobora gufasha abaturage ndetse no mu iterambere ry'igihugu. Ugasanga itorero ryabayeho kuva mu mwaka w'1980, ugasanga nta n'agashuri ka nasari. Ese ubwo iryo torero riba rigana hehe? Ibyo bintu nibyo byagiye birebwaho, baravuga ati iri torero dushingiye iri torero nirigumeho. Iri ngiri ryaje ari inzaduka, niribe rivuyeho. Bagiye rero Katolike kuko mubyizi ifite ibigo by'amashuri, ifite ibitaro, ifite yewe amavuriro menshi cyane, ku buryo nko mu gihugu cyangwa ibigo. Urajya mu ntara y'Amajyepfo ugasanga iki ni ikigo ese Joseph, ese Jean Bosco, ese Bernadette, ugasanga ibigo byose ni ese Tandere. Ukumva byibura icyo kigo cyangwa se iryo torero ryaragerageje abanyeshuri abo ngabo babonye ahantu biga, bityo n'igihugu kiroroherwa. ADEPR murabizi ifite ibigo byinshi, amahoteli, ibigo nderabuzima, nayo yarakoze. Mwajya kureba abadive bo bafite za kaminuza. Wajya kureba ugasanga hari ayandi matorero yifashe buri ntibindeba. Rero hari ayo matorero muri kureba cyangwa se mberetse, niyo matorero yemewe. Hariho Akatolike iri ukwayo, Abadivantiste b'umunsi wa 7. Ubwo iyo tuvuze abadive ni abantu bose, baba babandi b'abagorozi, baba babandi bihaye Imana, abo bose abemera isabato, abemera umunsi wa 7, bose bagomba kujya mu gikundi kimwe cyangwa mu itsinda rimwe ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7, kuko bose bizihiza wa munsi wabo w'isabato. Irindi torero, ubwo Katolike niyo yabanje, irindi torero ni
porotesita, abaporoso cyangwa se abaporotesitanti, abo nabo bemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Irindi torero ni abandi bose ababatisita, abantu bose b'ababatisita, abo ngabo ayeberi, izo zose nazo zemerewe gukora zihuje, nabo bose bagahura muri gurupe imwe yitwa porotesita cyangwa eyari. Irindi torero ni isilamu. Irindi noneho ni adeperi. Adeperi ho ndashyiraho akabazo cyangwa nshyireho manze nicare nduhuke mbabwire ibyaho. Adeperi yayisiba ihuriro ry'andi matorero yose atavuzwe. Ubwo harimo Zion Temple, Revolution Church, mbese ayo macaci yose yubakiye kuri Pentecote, andi matorero abakunda kwita ay'abarokore, yose yahurijwe muri ADPR. Niyo mpamvu nababwiye ati ningera ku itorero rya ADPR ndatindaho, nshyireho aga full stop. ADPR ubwo andi matorero yose uvanyemo, namwe murabizi twe dufite amatorero menshi y'inzaduka, ayo yose yahise yitwa ADPR kuko n'ubundi bari baragiye biyomora. Ubwo yaba Zion, yaba andi ma ministeri yose, yaba amacaci yandi yose yahurijwe muri ADPR. Indi nkuru ibabaje, iyo ndayivuga nifashe ku kumiro, ku kananu, abayehova bakuweho nabo burundu. Kubera iki? Baragiye nabo mu myaka bari bamaze, basanze nta gikorwa, bafite insengero zitujuje ubuziranenge kandi nta n'igikorwa cyagirira abaturage akamaro. Izo nazo ubwo insengero z'abayehova nazo cyangwa itorero ryahagaritswe mu Rwanda, ntago ryemewe. Ku kijyanye rero n'amadini nanone, nk'uko ndagije kubabwira ibyo, ubu ngubu aka kanya mu murenge hemerewemo insengero zitarenze 3 zo gusengerwamo. Icyitonderwa, va muri politike ujye gukorera Imana, cyangwa mu kimwe ugume muri politike. Ubu aka kanya tuvugana, Musanze icyo gikorwaho cyatangiye. Insengero zitujuje ubuziranenge, insengero zitujuje ubuziranenge nibyo zigomba kuvaho, bari kuzisenya. Kandi koko nibyo leta iba yarebeye abaturage. Ese urusengero rwubatse uruhande rw'umuhanda, ejo hoho zimwe turi kumva ziri gukora impanuka cyane, izaza nibura feri zikubite rwa rusengero rwegereye iki wa muhanda. Ikindi, insengero zubatswe mu manegeka. Ikindi, insengero ntibyemewe gusengera mu byumba n'ahandi hose hatemewe. Ubwo rero urumva nimba bitemewe, ntabwo bazareka rwa rusengero rwubatse ahantu babona ko hashobora kuzazana ibiza, ikiza kikaza kigakubita abantu, ugasanga barangiritse, ugasanga leta y'u Rwanda nitangiye kubibabariramo. Ntabwo byemewe. Izo nsengero ubu ngubu mu ntara y'Amajyaruguru hamaje gusenwa insengero 55, yaba mu karere ka Musanze, muri Gicumbi icyo gikorwa cyatangiye. Ni ibintu rero byo gushishoza, nta kuvuga ngo ngiki. Oya, umuntu wese ahari agomba gutekereza yuko koko icyo gikorwa ari igikorwa kitarimo ibintu byo guhubuka nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo ni igikorwa cyo gusigasira ubuzima bw'abantu, roho nzima mu mubiri muzima.
niyo mpamvu rero ibi ngibi byose muri kubona ngiki, oya ntibibatere intambara, ahubwo umukristu agoma ari umukristu, kandi uwera agume yere, ntiyanduzwe n'ibyo ngiki, oya ibintu byose bigira umurongo. Nkuko perezida wacu wa repubulika yavuze ngo akajagari, ikindi kintu kitemewe noneho naringiye ntakomojeho, ibintu byo kwerekwa amayerekwa nayo ntiyemewe. Amayerekwa kuri umuntu yazaga akakubwira ati Imana yanyeretse, wenda ugiye kuzimuka, ako kanya ugahita utangiye ukagurisha ibyawe ngo ugiye kwimuka ugiye muri Amerika. Oya, ntabwo ibyo byemewe, ahubwo barasaba kugira ngo umuntu wese amenye icyo yakurikiye, ariko nta bintu byo gushyushya mu mutwe ngo ni ubusubu, oya, ahubwo barasaba kugira ngo buri muntu nimbura umukristu were imbuto za gikristu, yaba mu baturanyi yaba hehe, ubundi niko byubakitse. Ubwo ngubwo rero murakoze abari badukurikiranye, tuzaguma tugenda tubazanira andi makuru mashyashya. Mukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bihoraho, kandi turakomeje kubahereza amakuru. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi Imana ibaha umugisha mwe mwari mudukurikiye. Murakoze.